ngo shyira mu gitebo tahe soroma sorome ngo umurima wawe ni munini ko cyurenga imbibi soroma ibyawe soroma ibyawe ntago tuba twicaye ntago tujya turyama mu birori so ikindi kintu ndi kwibazaho ndi kubonaho ni imyambarire ufite kwambara isengeri warangiza kwambara isengeri ugashyira agakaruvate byo bivuze iki so rero ino karuvate mba nambaye filime KIWII story yanjye KIWII films yes okay abantu umuryango babyumvishe cyane iyo filime kuki wahisemo kuyita iryo zina cyangwa se kuki wahisemo kumva ko wowe ubwawe ugiye kwita filime ngo story yanjye ni izina ritari rigufi yego nanuvuga ngo impamvu nayise story yanjye urimo wihingira nyuma noneho hakaza undi muntu agashaka gusarura bya bindi wihingiye byose iki kibuga rero cyacu kambwira noneho nimba uri kuvuga ko udafite n'uwo mwanya wo kuza kutureba reka twebwe noneho tukwisangira aho uri ngo wapi ngo ntago byashoboka ntago byakunda ko mwaza ndamubwira noneho bukeye bwaho bigakunda wowe urumva wakaplodinga gute kandi cano yarayijyanye babe maso none se ikindi kintu nakubaza nyuma y'ibyo ngibyo urumva uwo muntu ugiye kumukorera iki cyangwa se wowe ugiye gukora iki kuri icyo kibazo cyabaye uramureka yijyane koko cyangwa hari ubundi buryo bundi rubuze gukoresha kugira ngo wisubize ibyabo iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongere ngwikaze wadukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyashye Rwanda Rwanya rwakazamura igisho cy'Abanyarwanda bagasika mutono saa 7 ngoro saa matara gakeka cyangwa saa muri cari kuri Manzi na Innocente TV wirebere byinshi tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusa gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bijye bigera kure cyane hashoboka nanagusaba kujya utwandikira muri comment ukaduha inama cyangwa se ukatubwira ibyo twakosora n'ibyo twakongera nkumenyesha ko muri ibi bihe bya Noheli na Bonane shop yitwa ni Yes Shop yagushize igorora iri kuguhereza telefone kuri promotion telefone za occasion zitandukanye iPhone Samsung Tecno ndetse na Nokia ushaka na telefone nshyashya naho urazihasanga mu buryo bworoshye cyane kandi akarusho tugufite ubundi buryo bwiza cyane ushobora kuzana telefone wowe bwawe wumva udashaka cyangwa se wumva wahaze tukaba twaguhindurira tukaguhereza indi tukaba twagukomera cyangwa se wowe ukadukomera nta handi rero dukorera Nyabugogo mu mashyira hamwe ku bindi bisobanuro ushobora kutwandikira kuri 0782 905 508 0782 505 ukabasha kujya muri Noheli na Bonane uryoshye urya amaselfie ndetse wifotozanya n'abawe aho mwaba mwasohokeye hose sasa rero uyu munsi murabona umuntu udasanzwe kuri screen zanyu wa mu misiri imbere cyangwa se mu misi yashize twari twakoranye ibiganiro bigiye bitandukanye ariko uyu munsi sinzi nga dufitiye iki sinzi ngo agiye kutubwira iki reka tumuhereze ikaze atangira bibwira n'umuntu mukuru nta mpamvu yo kugira ute iyo kumuvuga umusa Nezito fresh imisi myinshi cyane kabisa long time ago nkuko warubivuze nyine ngo nangire nibwira abantu ariko nkeka ko abantu benshi baranzi ahubwo ikibazo impamvu mba nkubwiye gutyo hari abantu baba batangiye kudukurikirana vuba wenda batabashije kureba ibiganiro bya mbere twakoranye hari nk'umuntu watangiye kudukurikirana uyu munsi ntago byabura ashobora kuba yibaza ngo se ninde uramubwira ahantu ukorera n'ibiki byose ivuge wowe ubwawe so ndamutse ngiye kwivuga rero bwakwira bugacya kuko nge ndi munini cyane cyambere ngukundira ugira icyo bita self confidence cyane rwose erega ubundi
kuva mu bwana bwanjye nahoze ndi intore kandi na n'ubu ngubu ndacyari intore cyangwa uri intoragura amayugi yase kandi aho ngaho none intore ntiganya kabisa umuhungu w'ubwana reka turebe kuri intore koko intore ntiganya yishakira ibisubizo no mu ishyamba ry'inzitane aho reka turebe ko utari intoragura amayugi no mu ishyamba ry'inzitane intore ntiganya yishakira inzira no mu ishyamba ry'inzitane aretse nkaza ariko yishakira inzira rega nuko umuntu aba ari kubyirengagiza ariko abyirengagiza n'ubundi abizi uri intore impamvu mvuga kuri intore uri mutica umugambi urakoze cyane gahunda ukabasha kuza ngo tuganire ukazira ku masaha twumvikanye ko byasa kose uri intore yubahiriza igihe intore ntisayinda ijambo ryayo ry'iki ijambo rero nawe ijambo ni ry'aka kanya kugira ngo wibwire abantu badukurikiranye ubabwira akakuri ku mutima kose banze unabibwire wanze urakoze cyane rero mbanze nsuhuza abantu banjye mwese ngira ngo murabizi ko banyita KIWII umuhungu w'i Rwanda umuhungu ukina amafilime agiye atandukanye amazina yanjye azwi ku babyeyi ni Inyunganizi byose Eugene amafilime nkinamo bagiye bamenya muri filime bita Umuturanyi na n'ubu ngubu ndacyari kuyikinamo mugenda mumbona nyine ahantu hagiye hatandukanye kwa Nyashya naho murambona kwa Basadunda aho ni ahantu nyine buri munsi tuba turi gukorana umunsi ku munsi so rero uyu munsi nanjye nka mfite filime zanjye ndimo gukora izo filime ndi gukora rero sasa turaza kubigeraho izo filime urambwiye ngo bakubana mu muturanyi akenshi uri gukina mu muturanyi nanjye niho nakubonye ase ko uko ugaragara mu muturanyi ko bitandukanye nuko ngo ukomeza aka kanya muturanyi ntago ufite izo fresher cyangwa se iyo misatsi sinzi ukuntu bayita iyo minyabazungu nyine urabyumva umunsi ku munsi kuri twebwe ugenda uzana akantu kagashya uhanga udushya ukaza uri umuntu utandukanye na wa wundi babonye uko bakubonye uyu munsi ntago ariko bongera kukubona uyu munsi so twebwe rero duhora dutegura ntago tuba twicaye ntago tujya turyama mu birori ikindi kintu ndi kwibazaho ndi kubonaho ni imyambarire ufite kwambara isengeri warangiza kwambara isengeri ugashyira agakaruvate byo bivuze iki rero ino karuvate mba nambaye nkaba nambaye kano gasengeri bifite igisobanuro kuri njyewe gikomeye cyane so mu buzima busanzwe nkunda karuvate ukunda karuvate kandi ikindi nanone iyo ndi mu rugo cyangwa se ahantu hose numva ntameze neza cyane nkunda kuba niyambariye agasengeri ufite ubushyuhe bwinshi iyo mfite ubushyuhe bwinshi rero uyu munsi niko nari nabipanze wambara isengeri cyane ni iyihe iyo wirebyeho ubwawe utekereza ko impamvu ukunda kwambara isengeri cyane ari iyihe so rero impamvu ngiye nkunda ntago mbizi nyine ubwo ababibona ahubwo ubwo niho bambwira bakubwira nta kibazo iyo ushyuye umuntu yumva ashyushye aba agomba kwiyambarira utuntu tumurekuye kameme cyane rwose ukunda kwambara karuvati ntujye ushiduka wanayijyanye muri dushe cyangwa muri toilette ubwo ngubwo muri toilette hora byumva hari igihe rwose utabyibuka kuyivanamo urayijyana ariko iyo ugeze muri dushe nyine hari ibintu by'ibanze ubanza gutegura mbere yuko ujya muri dushe ntabwo iyo wayijyanayo rero birumvikana mu kanya wari ugize uti mfite projet nyinshi cyangwa se ufite filime nyinshi urimo gukora n'impamvu yatumye nguhamagara njyewe uze ngo tuganire nibandaga najyaga ko twibanda ku bintu bibiri ndagira ngo uze kudusobanurira ku izo filime zawe uri gukora ese uteganya kuzishyira hanze ryari ese zitwa ngo iki zizajya zica he ikindi umbwire no ku kintu kijyanye n'ishyari riri kuvugwa cyane muri sinema nyarwanda ishyari riri kuvugwa cyane muri sinema nyarwanda abasinemaniste bari kugambanira abandi cyangwa se bari gukorera ibyamfura mbi abandi ibyo bintu nibyo nifuzaga byari biri gucaracara mu
mbuga nkoranyambaga mbyumva KIWII byagenze gutya araduteganyiriza ibi ngibi nanjye nifuza kuguhamagara mu by'ukuri kugira ngo uze udusobanurire uduhe bwino kuri ibyo bintu amafilme ese kuba uri gukina mu muturanyi ukaba ugiye kwikorera ibyawe ntago wenda ari gahunda yo kugira ngo noneho uve mu muturanyi cyangwa se mu mafilme yindi wakinaga ukora ibyawe noneho wowe ubwawe ndagira ngo uze kubidusobanuriraho neza cyane tubyumve natwe tubisobanukirwe. So urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ni cyiza cyane icyo kibazo mbajije. Ngo filime zanjye ndimo gukora bayita story yanjye cyane filime yanjye bayita story yanjye KIWII. Story yawe yo story? Yes, story yanjye KIWII. Niyo filime ushaka gushyira hanze cyangwa se urimo gukora? Yes, niyo ndi gukora. Story y'ubuzima bwawe? Ni story nuvuga ngo wandika story nyayo KIWII filime. Story nyayo filime KIWII. Yego. So ifilime ikaba iri guca kuri channel yanjye bita Alliance TV cyangwa se hari niyo iri guca kuri channel yanjye bita KIWII. Ufite amachano atandukanye? So mfite channel rero zigiye zitandukanye hariyo bita KIWII wandika KIWII TV. Alliance rero ni Alliance TV official. Yes. Niyo iri gucaho izo filime. So rero kuca kuri utabashije kwandika Alliance TV official ushobora kuba wakwandika story yanjye KIWII. Story mu Kinyarwanda? Yego, story yanjye filime KIWII. Story yanjye KIWII films. Yes. Okay, abantu muryango babyumvishe cyane. Iyo filime kuki wahisemo kuyita iryo zina cyangwa se kuki wahisemo kumva ko wowe ubwawe ugiye kwita filime ngo story yanjye? Ni izina ritari rigufi. Yego, nanuvuga ngo impamvu nayise story yanjye ni filime ikubiyemo ibintu byinshi. Ni filime irimo inyigisho ziba buri mu buzima bwa buri munsi. So nuvuga ngo ukuntu story ibiteye ni umukobwa ufite abantu basengana nawe nyuma bakazashaka gukundana n'uwo mukobwa bakamutereta. So uwo mukobwa rero akazabona undi mujama w'ibogare uteye neza umeze neza agahita akatira babandi basenganaga agahita yikundira wa mujama w'ibogare. So rero bakaza gukundana na wa mujama w'ibogare nyuma akazamuhemukira nyine ibyo yamwijeje ntabimukorere. Yego. Urambye ngo story yanjye KIWII. Ese iyo filime wanditse harayihuriye n'ubuzima bwawe? Nuko nashatse kuyita gutyo ariko ni mu buzima busanzwe bwa buri muntu natwe tugenda tubunyuramo. So niyo mpamvu. Byiza cyane. So none se iyo filime birumvikana yo izabica kuri Alliance. Watubwiye ko izabica kuri Alliance official, sibyo? Watubwiye ko ufite amafilime menshi urimo gutegura. Tumaze kumva iyitwa story yanjye KIWII films, sibyo? Iyindi se ni iyi? Iyindi filime ndimo ndategura iyindi filime. So yo izaba igendanye n'ivuga butumwa. Ariko ndi kubipanga neza muri iyi minsi nshobora gutangira kwishutinga nuko ntaratangira gushutinga. Uratangira gushutinga nayo izabica kuri Alliance? Izajya ica kuri KIWII. Izabica kuri KIWII. Yes. Okay, byiza cyane amahirwe masa. So ndumva aho ngaho tubaye nk'abahacubitseho gake ahubwo reka twigire noneho ku ishyari riri kuvugwa muri sinema nyarwanda. Ubibona ute? Hari umuhanzi nimba Urban Boys yaririmbye ngo bakoze indirimbo bayita Ishyamba. Ishyamba ni ngo muhigi w'ishyari, sibyo? Niko bajya bavuga ariko hari n'indi ndirimbo nigeze bakoze nziza cyane nakunze iravuga ngo urwanira byinshi ukabura na duke wari ufite ngo shyira mu gitebo tahe sorome ngo umurima wawe ni munini ko cyurenga imbibi sorome ibyawe Mani ya ndirimbo ndayikunda cyane kabisa. So ikintu nakubwira cyo muri iki kibuga cyacu harimo abantu bashaka gusoroma aho batahinze bashaka gusoroma iby'abandi. So wowe ugafata umwanya wawe urimo wihingira
nyuma noneho hakaza undi muntu agashaka gusarura bya bindi wihingiye byose. iki kibuga rero cyacu rwose ayo mabara arimo ntago nabica ku ruhande. Ntago wabica ku ruhande. Yeah. Aha, amabara arimo. None se wowe ubwawe byari byakubaho hari umuntu wari wakugambanira muri sinema nyarwanda? So urumva ntago byabura uri kwisi. Cyangwa gusoroma mu murima wawe. Buri munsi barakomanga ariko Imana ikahaba. Ariko gusa ikintu navuga cyo hari umuntu muri iyi minsi wambabaje cyane. Umuntu twaguze cano yarangiza agahita yongera akayisubiza. Akayisubiza? Yes. Nicyo kintu rero nacyo cyari kiri kuvugwa mu mbuga nkoranyambaga cyane, hazamo KIWII yaguze cano bigenda gutya biri mu bintu naguhamagare ngo bitusobanurire neza. Ngiye ntago nabashije kubyumva neza, ndavuga ati wenda nzabyemera neza we nyir'ubwite nakugejeje anga turi kubiganiraho. Ngiye numva ko bidashoboka nimba umuntu mwaguriranye ikintu, sibyo? Yes. Numva ko nyine ubwo ngubwo uburenganzira yaragifite hari ubundi muntu ugiye kubugira utandukanye nawe, sibyo se? Yes. Byagenze bite, byatangiye bite? Duhereze story neza ko ibintu byatangiye. So mu by'ukuri kuntu byaje kugenda, ngewe nari nkeneye cano yo gukoreraho, kandi cano ishobora kuba yenda yaba yisumbuyeho hejuru irenze uko najya kuvuga ngo ngiye kwiyubakira cano yanjye nyihere hasi. Nshaka gushaka cano iri monetize, iri kurikirwa cyane kugira ngo yenda dufashe kuba twazamura izina vuba byihuse. So rero umuntu twayiguze namaze kumuhereza kashi dutandukanye, cana arongera arayihakinga arayisubiza. Shose. Yeah. None se ntago yari mwamaze guhindura ama password n'ama email byose none wowe washyizemo ibyawe? Ibyo byarabaye ibintu byose narahinduye, maze kubihindura umujama arangije. Urumva nk'umuntu uba warakoresheje cano azi password azi email yabyo byose abizi, kurumva ko iba yayigarura ni nako kanya biroroshye cyane. None se ikibazo nakibaza aho ngaho, uwo muntu mukimara kumuhindurira cyangwa se mukimara kumugurira iyo cano ye, niyo wabafashije n'ubundi guhindura ama email, mumubwira ama email n'ama password yanyu byose arongera arabibakorera cyangwa mwe mwarabyikoreye ku giti cyane? Tumaze kubihindura kuvuga ngo uyiguze cano, sibyo? Hari ukuntu muhindura nyine nimba ari password nimba ari na email mukayisindura, sibyo? Uwo muntu niwe wabibahinduriye ibyo ngibyo. So urumva kubera ko byari bikiri ku ntuza yiwe, kuba access ntuza konti yayo igomba guca amafaranga, yagombaga kuyima. Ariko uwo munsi tugurana cano ntago yayimpaye, yarayigumanye. Urumva rero n'ubundi byose ni nkaho n'undi arakifite mu biganza bye. Mwaje kubwirwa n'iki ko cano yanyu yayisubije? Nje nagiye kubibona mbona ije mu mazina yiwe. Mbonyije mu mazina yiwe ndamuhamagara ndamubwira biko bimeze gutya nkambona cano yanjye igiye bigenze bite. Ndamubwira noneho ngwino duhure turebe ukuntu iki kibazo twagikemura. Arabyanga burundu. Ariko mugenzi we bari kumwe tujya kugura cano we yemeye kuza, ariko uwo twaguze cano rero niyo bayibamba. Ukayimubwira akakubwira ngo nta kintu na kimwe ashaka kumva. Ukamubwira noneho nimba uri kuvuga ko udafite n'uwo mwanya wo kuza kutureba, reka twebwe noneho tukwisangiraho uri ngo wapi ngo ntago byashoboka. Ntago byakunda ko mwaza. Ndamubwira noneho bukeye bwaho ngase bigakunda wowe. Urumva wakaplodinga gute kandi cano yarayijyanye? Ntago bishoboka. Hari ibikorwa se wari watangiye gushyiraho bayijyanye? Nari ntangiye gushyiraho amafilime yanjye. Numva bigoye. So nicyo ikintu nabwira rero abantu turi kumwe muri iki kibuga, mube maso mumenye ubwenge cyane. Babe maso bamenye. None se ikindi kintu nakubaza, nyuma y'ibyo ngibyo urumva uwo muntu ugiye kumukorera iki cyangwa se wowe ugiye gukora iki kuri icyo kibazo cyabaye? Uramureka yijyane koko cyangwa hari ubundi buryo bundi rubuze gukoresha kugira ngo wisubize ibyawe? So urumva kubera ko dufitanye amasezerano kandi hari ibyo yagombaga kuba yaranyujurije akaba ataramara kubyuzuza, n'ubundi ubwo ikintu umuntu aba agomba gukora ntukwitabiza ubutabera, hari ababishinzwe. Hari igihe umuntu yerekana ko ari umuhanga karenze, ariko noneho hari n'abandi baba barenze nabo bafite ubwo buhanga
burenze ubwo noneho watekereza. So rero bigomba kunyura mu zindi nzira kugira ngo icyo kibazo kibe cyakemuka. Iyo cyane yakurikiranwaga n'abantu bangana? Yakurikiranwaga yari ifite 3,300 kuzamura. Okay, rero icyo nakubwira sibyo, nyine bikore mu buryo bwiza kandi bunoze, sibyo se? Buriya iyo wakwaye ibintu mu buryo bw'ibiganiro cyangwa se mugakora ibintu mu buryo bw'ubwumvikane, ko byagenda kose ibintu bigenda neza bitajemwe amahari. So rero tugana ku musozo, ndagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi bawe, ugire ikintu ubwira abantu bafite ishyari muri uru ruganda. Ikibuga ni kinini, buri wese yakiterera mu izamu, sibyo? Cyangwa se yakigerezaho baro, sibyo? Ugire ikintu babwira, ugire n'ikintu ubwira abakunzi bawe bateganyirije nyine tu muri uyu mwaka, muri zimpera z'umwaka abantu bari gukora cyane byatari. So urakoze cyane. Ngiye ikintu nakwivugira, buriya umuntu ugira ishyari muri iki kibuga cyacu, buriya sinzi ukuntu nabivuga, iyo ugize ishyari ubuhombeje abantu benshi cyane. Nuvuga ngo wowe nk'ubu nkanjye kuba nari naguze cano mvuga ngo ngiye kuyikoreraho, ntago nari ngiye kuyikoreraho njyenyine, hari abandi bagenzi banjye bari bagiye kuza tugafatanya tukayikoreraho. So nari kuzamura izindi talent. Nimba uyu munsi yenda dufite abastari yenda 50, yenda nanjye nari kuzamura abastari 3. Icyo gihe igihugu kiba cyungutse. N'abandi nzamuye rero nabo hari ibindi bikorwa baza bagakora cyane. Rero urumva umuntu yakugiriye ishyari, burya nawe nubuge ku giti cye abayigiriye ishyari cyane, abayiyangirije byinshi, abayiyangirije. So nze ikintu rero navuga, mureke tugire urukundo, dukundane, dusapotingane. Nimba hari ikintu urusha umuntu umusapotinge, nawe agira hagera, nawe nagira hagera, hari benshi bazabyungukiramo cyane. So rero ntitugakunde gukurura twishyira, tujye dushaka ikintu cyateza imbere buri muntu wese. Ababasha kukugeraho bose, nimba ubona hari amahirwe ushobora kubaha, yabahe cyane, kuko nabo bazagera hirya bayaha abandi cyane. So rero ugasanga umuntu arabona wateye imbere, ugasanga ni uri kukugambanira, ni uri gushaka kugusubiza hasi. Ibyo bintu bashuti bacu rwose turagira ngo uwo mutima mubi mu wihorere cyane rwose. So ibindi bikorwa rero wambwiraga ndi gutegura nyine, ngiye ntago nyancika intege. Umuntu ashobora kumpemukira uyu munsi, ariko ejo nundi nkongera nkakomeza, kandi noneho nkakora byiza cyane birenze uko yabitekerezaga. Burangiye kundwanya ni nko kwivuna cyane, kundwanya rwose burya uba wivunira ubusa. Ikibuga ni kinini cyane, kinini urese niyigerereyo. Rero niyo mpamvu so icyo nabwira abafana banjye, muhumure, ndimo ndabategurira ibikorwa byiza kandi byinshi cyane. Uyu mwaka tugiye gutangirana imbaraga nyinshi cyane. So mugiye kumbona filime yanjye itambuka kuwa 3 saa 5 no ku isabato saa 5 kuri Alliance TV. Niho na uploading bajye bayikurikira rwose. Urakoze. Iyo filime yawe se nta bandi bastari barimo bakomeye nkuko nawe ujya gukina mu filime y'abandi bastari? Bastari bo barimo, hari abo nshaka kuzanamo, ariko hari n'abandi turi gukinana. Hari nko turi gukinana, hari uwo bita Rugwe, hakabamo n'umukobwa bita Tasha. Abo ngabo nibo bantu turimo dukorana muri iyi minsi. So KIWII, reka ngushimire cyane ku mwanya waduhaye. N'undi mutipe nawe bamwita Lion. Lion. Rero ko filime irimo abastari, mwebwe mugende mujye kuri Alliance official, mukore subscribe, munasharinge. Burya ibikorwa iyo babisharinze bibasha kugera kure cyane hashoboka. Reka ngushimire rero ku mwanya duhaye no kubusesenguzi cyangwa se no kubwino duhaye ku bibazo byawe. Nkubwira ngo be strong, kandi burya bakubwira ko igihombo cya mbere kiba mu buzima ari ugucika intege. Umuntu ntakagusonge ngo nawe wemere kujya hasi direct, sibyo?
komeza ukore, ejo ni heza. So ngushimira cyane nawe rero wari udukurikiranye hano kuri Manzi na Innocente TV, nkwibutsa ko ahantu heza wakura telefone yizewe mw'abantu mwe, ukajya muri Noheli na Bona ndashaka iPhone, tubasha kuguhereza iyo iPhone, wenda ukagira amafaranga tugerekeraho atari menshi. Turi kubikora kuri promotion ya Noheli ndetse n'ubunani. So rero mukomeze kubana natwe mu biganiro byacu byo nakagaruka. Imana ibampera umugisha. Wakoze cyane.